Ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana abakunzi mwese bamuze yakurinze Empire, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Nkaba mboneyeho umwanya wo kwifuriza abafite ibibazo bigiye bitandukanye kugerwaho n'impuhwe z'Imana ishobora byose. Isoko rya Gisenyi rigiye gukorerwamo nyuma y'imyaka 15 ryubakwa. Ubuyobozi bw'ikigo cy'ubucuruzi Riko cyahawe kurangiza isoko rya Gisenyi rimaze imyaka 15 ryubakwa butangaza ko rigiye kwakirwa no gukorerwamo ku itariki 15 Ugushyingo 2025. Twagirayezu Pierre Celestin, umuyobozi wa Riko, avuga ko ubu bamaze kwakira abantu benshi bashaka imyanya mu isoko rya Gisenyi rigeze ku musozo. Mu kiganiro yagiranye na Kigali Today yavuze ko bakiriye abantu benshi baruta imyanya bafite. Agira ati twakiriye abantu benshi baruta imyanya twateganyaga ko tuzakira abacuruzi 4,000, ariko kubera ko twongera inkingi z'inyuma byatumye ubuso bugabanuka. Ubu tuzakira abacuruzi babarirwa mu 3,000, harimo n'abazakorera ku nyubako iri hejuru ahateganyirijwe utubari na restaurant. Twagirayezu avuga ko ari umugisha kuba bashoboye kubaka isoko bakabona abantu bakeneye imyanya. Ibi bikaba bitanga umukoro wo gukurikizaho umushinga wo kubaka isoko rya kabiri. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper muri Gashyantare 2025 yari yatangaje ko imirimo ya nyuma yo kubaka iryo soko irimbanyije, ndetse n'inkwakuzi ko batangiye kurifatamo imiryango. Yagize ati turateganya ko iri soko ukwezi kwa 5 kuzasiga ryarangiye. Tugeze mu mirimo ya nyuma yo gusoza, nko gusiga amarangi, gushyiramo ibirahuri, amakaro no gutunganya hanze. Murindwa yatangaje ko akarere ka Rubavu karimo gutegura amasezerano kazagirana na rwiyemezamirimo uzacunga isoko mu gihe rizaba ritangiye gukorerwamo. Rwiyemezamirimo ucunga isoko yamaze kuboneka, ndetse n'abahabwa imyanya bamaze kuyibona. Rwiyemezamirimo ushinzwe kubaka isoko rya Gisenyi Dukuze Richard avuga ko tariki 15 Ugushyingo 2025 azashyikiriza isoko abamuhaye akazi ko kuryubaka. Agira ati twatangiye gukuraho inyubako zirizengurutse kuko twitegura kurishyikiriza abaduhaye akazi. Tariki 15 Ugushyingo nibwo tuzaribashikiriza ritangire gukorerwamo. Dufite imirimo yo kugitaho kugira ngo umwaka urangiye tubashikirize isoko burundu. Isoko rya Gisenyi ryuzuye ritwaye miliyari 6, harimo miliyari 2 na miliyoni 549 yakoreshejwe mu kuryuzuza, mu gihe akarere ka Rubavu gafite mu migabane igera kuri miliyari 3. Mu mwaka wa 2010 abatuye n'abagenda mu karere ka Rubavu bishimiye umushinga wo kubaka isoko rya Gisenyi rigezweho ahari hasanzwe parikingi y'imodoka zitwara abagenzi. Abakoreraga hadakwiye bariruhukije kuko ryari isoko rya mbere mu gihugu bitewe n'ubunini, ndetse ryari kugira uruhare mu gukurura abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, cyane ko abatuye mu mujyi wa Goma babarirwa muri miliyoni 2 bazaga guhahira mu Rwanda. Ni isoko ryagombaga guhindura imiturire y'umujyi wa Gisenyi, ndetse rigakurura abikora benshi bitewe n'ibicuruzwa ryari kwakira, ndetse rikagura umujyi wa Gisenyi mu bucuruzi. Ni isoko ryari kuba rigeretse 5 rifite ubushobozi bwo kwakira abantu 5,000 barihahiramo, mu gihe byari biteganyijwe ko byari kwegerana na parikingi y'imodoka zitwara abagenzi mu korohereza abacuruzi barikoreramo. Byari rije risimbura isoko rya Gisenyi rishaje ryubatswe mu 1989, ubu rikorerwamo n'abacuruzi bavuga ko ridahagije, bigatuma abantu bamwe bajya gukorera mu muhanda. Isoko rya Rubavu rishaje ribarirwamo abacuruzi 450 nabo bakorera mu buzima bubi bwo kwicwa n'izuba no kunyagirwa. Isoko rya Gisenyi ryari ryishimiwe n'abatuye umujyi wa Gisenyi, bavugaga ko bazahita babona aho gukorera hakavugururwa inyubako z'ubucuruzi. Isoko rya Gisenyi ryatangiye kubakwa n'akarere ka Rubavu mu mwaka wa 2010, hari ingengo y'imari y'amafaranga angana na miliyari 1 icyakora ubuyobozi bw'akarere buvuga ko bwaje kunanirwa. Bahame Hassan wabaye umuyobozi w'akarere ka Rubavu watangije ibikorwa byo kubaka iryo soko avuga ko habuze ubushobozi, bashaka kuriha abikorera mu karere ka Rubavu ariko babura amafaranga ngo bakomeze ibikorwa. Agira ati twagiye gushaka barikomeza dushishikariza abikorera ariko habura abarifata. Akomeza agira ati twatangiye gutekereza abari bikorera barifata, tuza kubona sosiyete yitwa ABBA Limited. Bahame avuga ko batangije isoko ariko akarere kaza kunanirwa biturutse ku mikoro, rigurisha sosiyete ya ABBA Limited. Ibi nibyo byabaye impamvu yo kweguzwa kwa Shehe Bahame Hassan n'abayoboranaga nawe mu mwaka wa 2015. Icyo gihe nyobozi y'akarere mu masezerano yagiranye na ABBA Limited yavugaga ko igomba gutanga miliyari 1 na miliyoni zisaga 300. Njyanama y'akarere itungwa no kubona imirimo yo kubaka itangira nta mafaranga yishuwe akarere.
umuyobozi w'akanama gashinzwe gucukumbura ikibazo cy'igurishwa ry'isoko rya Gisenyi mu nama njyanama y'akarere ka Rubavu, Nyamaswa Rukundo Emmanuel, yatangaje ko habayemo amakosa menshi cyane ku igurishwa ry'iryo soko. Mu byo Nyamaswa yatangaje ko babashe gucukumbura harimo ko nyobozi itigeze igisha inama njyanama kuri iryo gurishwa kandi ariko amategeko abiteganya. Nyamaswa yagaragaje ko basanze harabaye kugurisha ikindi kibanza gifatanye n'isoko aho risanzwe rikorera, yemeza ko hatanzwe n'akarere rishyurwa, bivuze ko icyo kibanza cyongereho bitari mu masezerano. Nyamaswa yavuze ko inama njyanama yanditse bari wisaba guhagarika imirimo yo kubaka kuko ABBA Limited yari yatangiye, nyuma uwari umuyobozi w'akarere Sheikh Bahame Hassan aza kwandika ibaruwa yivuguruza ivuga ko nta mpamvu ABBA Limited yahagarika iyubakwa. Muri iyo baruwa Sheikh Bahame yanditse yavuze ko haramutse habaye ihagarikwa byashora akarere mu manza, avuga ko habanza gukorwa iperereza ryimbitse. Nyamaswa avuga ko baje gutahura nanone ko uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere Christopher Kalisa yanditse urwandiko asaba inguzanyo muri banki ya BRD igamije kubaka isoko ayisabira ABBA Limited kandi itaratanga amafaranga. Muri njyanama yo kuwa 27 Werurwe 2014, uwahoze ari umuyobozi w'akarere wungirije Nsengiyumva Buntu Ezekiel yasabye imbabazi avuga ko ibyo bakoraga byose bahuzagurikaga, byatumye abari abayobozi b'akarere beguzwa ndetse bakurikiranwa n'ubutabera, haseswa n'amasezerano bari baragiranye na ABBA Limited kuko bari bagurishije umutungo bwite wa leta. Abaturage b'akarere ka Rubavu ntibakiriye neza kuba isoko babonaga nk'iterambere ry'umujyi rihagarikwa rigahabwa abikorera, basaba ubuyobozi bw'akarere kubagarurira isoko rikubaka rikarangira, akarere katabona ubushobozi, abikorera muri Rubavu bakarihabwa bakaryuzuza. Nyuma rero y'ibyifuzo bitandukanye by'abaturage, isoko ryaje kwegurirwa ikigo cy'ubucuruzi Riko, ari nacyo kirigishije ku musozo. Ikiganiro cyacu ni natwe gisoreje, tubashimiye ko mwabanye natwe, tubararikiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Muzehe Hakurinze Empire. Imana ikomeze barinde.